Yes, ko dapa twongeye kubasuza cyane njye nitwa Confiance. Yes, tuje kubagezaho post cyangwa inkuru y'uyu munsi. Ibyo murabizi ko muri minsi yashize igihe mu gihugu cyacu tugize ibyago by'abastari bombi twabuze ku itariki ya 17 Bravan ndetse na Yanga, ariko ibivugwa nyuma y'urupfu rw'aba bombi bikaba bigiye bitandukanye. Hagati aho mbere kugira ibintu byinshi tuvuga tukomeza kwihanganisha imiryango y'aba bombi. Bravan bwo kuri uyu munsi aribwo umubiri wagezwaga mu gihugu itariki ya 19, aribwo umubiri wagezwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho wari uvuye mu Buhinde, aho yaguye nyine. So akaba hajya havugwa ibintu byinshi cyane, ubwo bitewe n'ikirere tugiye kwenda tubabwira muri rusange. Hari post ya gica ibintu yakozwe n'umuhanzi, yakozwe n'uyu Bruce Melody. Iyi post yakoze agaragaza bimwe mu bitaramo ateganya gukora mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi. Ibitaramo tariki 2 mu mujyi wa Bujumbura, aho yakoze post asa nkaho yereka abarundi avuga ati muri tayari. Post yashyize kuri platform ze ngati muri tayari kuba mwakwitabira ibitaramo byanjye mbifite muriteguye. Ibi rero byateje saga byaba ikibazo ngo gute abantu bari kubaza bati dufite ibyago mu gihugu byabaye muri rusange, cyane mu myidagaduro. Nawe uranabizi, nta n'umuntu utabizi, ariko wowe donc ntawe uri kuba umwanya kwitishyira imbere business zawe n'ibiki. Byavuzwe abantu benshi, ariko cyane uwabigarutseho ni Julius Chita. Ngira ngo warazwi cyane kuri Chita Magic TV, ni chaîne yo kuri YouTube, YouTuber azwi n'umunyamakuru. Biravuga abantu babigira birebire cyane, wese abivuga mu buryo bwe. Bakavuga bati nibyo abari ku ruhande rwenda rero abopoza bavuga ati nibyo ibyago byarabaye, but ubuzima burakomeza. Bruce Melody afite business ze agomba kuraninga, ibitaramo bye agomba kumenyesha, agomba kuzajya kubikorera, yavuga abantu bazaza byitabira muri rusange. Ariko abandi bakavuga bati ibi bintu bisa nkaho ari kudaha agaciro ibyabaye byago runaka. Nibyo umubiri rwagezwa mu gihugu, ntabwo ari abo kumushyingura n'ibindi byose. Donc cyangwa ibindi abe yabikomeza kandi ntacyo byabitwara. Twavuga ko ari ikibazo abantu bakomeje kugenda bavuga bati ntabwo ari kujya akwiye kugenda, kujya kugenda. Abandi bakujya bakagaruka bavuga kuri Chita bati ese wowe nk'umunyamakuru ko utahagaritse gukomeza gukora ibiganiro, utahagaritse gukomeza kwa product byawe usohora buri munsi kubikomeje. So donc kandi wende navuga ko Julius Chita ni umunyamakuru, si umuhanzi. Gusa biranumvikana ko n'izo nkuru ntabwo zahagarara, kuko donc nk'uko kumenya ko yenda bati umubiri wagejeje mu Rwanda byose amakuru, ikintu cya mbere amakuru biranazwi, amakuru agomba gukomeza kuboneka kuvugwa. Ariko bikaba nyine byateje polemique cyane, abantu bibaza bati Bruce Melody ni ibiki. So ntabwo nakubwiye ku buryo wagaragaza ko ufite gahunda zawe zindi, kandi hari ibyago muri rusange bya showbiz by'umuhanzi mugenzi wawe. Ariko kuri rundi twavuga ko Bruce Melody nta mutima mubi, kuko Bravan bahuriye muri byinshi, bahuriye ku stage akomeye, baragiye barimbana henshi bagiye bahurira. Sinavuga ko ku bwanjye sinavuga ko atabihaye agaciro, ariko ni ibintu ubona nyine
abantu bafashe ukundi kuntu bisa nkaho byafashe indi ntera muri rusange. Abantu bakomeje kugenda bibaza bati ntabwo ari uko byagakwiye, ntabwo byakabaye ari byo, ni ikibazo, turi mu bihe bikomeye, ntabwo donc tugaragaza ko wowe ufite ibindi byinshi cyane urimo. So uratubwira muri comment ibintu mwebwe mubyumva ukuntu mubibona, ariko kundi ruhande nawe kwa twavuga ko Bruce Melody nanone atari kubigenza gutya, ibintu byo gusa nk'ubigenza gake, ariko gusa nk'ubigenza gake ko n'ubundi bitaramo byanakomeza na nyuma, ariko kino gihe byo birumvikana, ntabwo abantu babura kukomantaho, nubwo abantu bagarutse kuri kita cyane, ntabwo abantu babura kubiteraho comment bibaza bati we kuri babifasha ate kubita agaragaza gahunda ze. So twavuga ko atari ikintu nanone cyiza cyane, yenda bamwe bakaba bashatse kuvuga ko ari ukudaha agaciro ibihe bikomeye, kudaha agaciro bravan ya mugenzi we cyangwa umuryango we muri rusange. So hari ibintu biri kugenda bivugwaho bigenda bigarukaho. Gusa icyo twakwibutsa muri rusange nka nkutarahay TV show, twabwira ko mu bravan wagizwe i Kigali kuri uyu munsi nyine tariki 19, ibijyanye no kumuherekeza muri rusange tuba tuzagenda tubibabwira uko bizagenda biba bimeze. So nkomeza kubwira ati komeza kwikena inkuru zacu kandi tubibe bikomeye, tuvuga ngo twihangane twese, kubura bravan kubura yanga ni ikintu twavuga gikomeye. So ni period itari nziza, cyangwa tumukomeze mwihangane. Isi ni kwimeza nyine, isi ni kwimeze, nta kundi byagenda. So ndi mutwa confiance, tuzavuga ati mukomeze mukubane natwe, stay touch.